Ndagusuje inshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo tumwe ku basore, tugize ku cyigisho cy'135 kubyina. Umukristo nyakuri ntazifuza kwinjira ahantu aho ariho hose habera imikino n'ibirori byo kwishimisha cyangwa ngo agire uruhare mu bindi birangaza bibera ahantu yaba maze ntahangare gusaba Imana ngo imuhe umugisha. Ntabwo umugisha w'Imana uzamusanga mu byumba biberamo filime n'ikinamico, mu tubyiniriro cyangwa mu byumba bikinirwamo imikino y'amahirwe. Ntabwo azifatanya n'abajya kubyina ingwatiramubiri cyangwa ngo ajye mu bindi binezeza bitwara intekerezo bikabuza Kristo kuzinjiramo. Abantu badusaba gushaka kujya muri ibyo bishimisha, turabasubiza tuti mu izina rya Yesu w'i Nazareti ntidushobora gusayisha muri ibyo. Mu isaha tumara mu mikino y'ikinamico cyangwa mu kabyiniro ntidushobora gusaba umugisha w'Imana ngo utubeho muri icyo gihe. Nta mukristo wakwifuza gupfa ari ahantu nk'aho. Nta n'umwe kandi nta wifuza ko Kristo yagaruka akamusanga bene aho hantu. Nitugera ku isaha ya nyuma tugahagarara imbere y'ibyanditswe ku buzima bwacu, mbese tuzicuza ko twaba twaritabiriye ibirori bike byo kwishimisha? Ese tuzicuza ko twitabiriye ibihe bike cyane byo gusamara? Mbese ahubwo ntituzicuzanya agahinda ko hari amasaha menshi y'agaciro kenshi twapfushije ubusa twihimbaza, tukicuza ibihe byinshi twirengagije byagombye kuba byarakoreshejwe neza bikaduhesha ubutunzi budapfa? Gutanga urwitwazo ku byo bararikira byangiza imitima yabo yomatanye nabyo, byagiye biba akamenyero ku bavuga ko ari abanyedini. Kubwo kwimenyereza icyaha bahinduka impumyi, ntibabe bakibona uburemere bwacyo. Abantu benshi bavuga ko ari abana b'Imana birengagiza kandi bakerensa ibyaha ijambo ry'Imana riciraho iteka, bagahuza umugambi imwe y'uburenganzira y'itorero n'ibirori byabo byo kuvuyarara bitarangwamo Imana. Ku bw'ibyo batahira umwambaro w'ab'ijuru bakawambarira gukorera Satani. Abantu benshi barashukwa, bakayobywa kandi bagatakaza imico mbonera n'ubupfura bitewe n'ibyo birori bigezweho byo gusayisha no gushimisha umubiri. Mu nzira yo gusayisha no kwishimisha, mu miryango myinshi y'abanyedini kubyina no gukina amakarita byahawe umwanya mu cyumba cy'uruganiriro igihe baruhuka. Bavuga ko ibyo ari byo binezeza bituje kandi bikorwa mu rugo abantu bashobora kwishimira bari aho ababyeyi bareba. Nyamara gukunda ibyo binezeza bisamaza bifatwa muri ubwo buryo, maze ntibizatinde ko icyitwaga ko ntacyo gitwaye mu rugo noneho giteza akaga igihe abantu batari mu rugo iwabo. Bikwiriye kwemezwa ko nta cyiza na kimwe kiva muri ibyo bisamaza. Ntibyongerera imbaraga umubiri kandi ntibiruhura intekerezo. Ntibishyira mu bugingo ibyiyumvamo ko ari ibyo gukiranuka cyangwa kwera. Ibiramambu birimbura kwishimisha ibitekerezo bidakebakeba ndetse no kwishimira imirimo y'iby'idini. Ni iby'ukuri ko hari itandukaniro rinini hagati y'ibirori byiza byatoranijwe n'ibirori birangwamo ubuhehesi no kwangiza imico mbonera bibera mu tubyiniro. Nyamara ibyo byose ni intambwe zigana mu nzira yo gusayisha. Kwishimisha no kubyina cyane mu tubyiniro nk'uko bikorwa muri iki gihe ni ishuri ryigisha guta imico mbonera, ndetse ni umuvumo uteye ubwoba ku muryango mugari w'abantu. Iyaba byashobokaga ko abantu barimburwa n'ubwo
byaba mu buryo bwo kwishimisha. Mu mijyi yacu minini buri mwaka bashyirwa hamwe. Mbega amateka menshi y'ubugingo bwarimbutse yagaragaye. Abantu benshi bahagarara muri iki gihe bashaka gushyikira iyo migirire, bakuzura agahinda ndetse bagatangazwa n'ingaruka zayo. Ni gute ababyeyi bavuga ko ari abakristu bakwemera gushyira abana babo mu nzira y'ibigeragezo babinyujije mu kwitabira bene ibyo birori? Ni gute abasore n'inkumi bagurana ubugingo bwabo ibinezeza bituma bata ubwenge? Akaga gaterwa n'imyidagaduro no gusamara. Gukunda ibinezeza ni kimwe mu biteza akaga cyane, kubera ko ari kimwe mu bishuko byinshi bito cyane ariko bikaze byugarije abana n'urubyiruko mu mijyi. Usanga umwanya w'ibiruhuko ari mwinshi, imikino itandukanye ikura abantu ibihumbi byinshi, kandi inkubiri yo gusamara n'ibinezeza ikabakurura, ikabujyana kure y'inshingano yo kwirinda bafite mu buzima. Amafaranga yagombye kuzigamwa ngo akoreshwe mu byiza biruseho, ndetse akenshi aba angana n'ayo umukene yinjiza, usanga atagaguzwa mu binezeza bisamaza. Kugendera ku ihame. Bitewe no gutinya kunengwa cyangwa kunegurwa, abantu benshi ntibatinyuka ngo bakore bakurikije ihame. Ntibahangara kwigaragaza ngo bisanishe n'abakurikira Kristo byimazeyo. Bifuza gukurikiza imigenzo y'isi no gushimishwa n'ab'isi. Kristo yaratwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ndagusuhuje nshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo Ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'ijana na mirongo itatu na gatandatu, imibereho n'abandi igamije gukiza. Icyitegererezo cya Kristo cyo kugera ku nyota y'ibyo abantu bashaka gikwiriye gukurikizwa n'ababwiriza bose b'ijambo rye, ndetse n'abantu bose bakiriye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwe. Ntitugomba kwirengagiza ibituma dusabana n'abantu. Ntitugomba kwitandukanya n'abandi. Kugira ngo tubashe kugera ku bantu b'ingeri zose, tugomba kubasanga aho bari. Si kenshi bazadushaka bo ubwabo. Si ku ruhimbi gusa imitima y'abantu igomba kugezwaho ukuri mvajuru. Hari undi murima wo gukoreramo, nubwo bwose waba woroheje ariko ugaragaza umusaruro. Uboneka mu ngo z'aboroheje no mu ngo z'abakomeye, ku bitanda byo kwa muganga no mu biterane byo kunezererwamo bidateye isoni. Nk'abigisha ba Kristo, ntitugomba kwivanga n'ab'isi kubwo gukunda ibinezeza no kwifatanya nabo mu bidafite umumaro. Ukwifatanya nk'uko kubasha kuvamo akaga gusa. Ntitugomba guha icyuho inzira, byaba mu magambo yacu cyangwa ibikorwa, mu guceceka kwacu cyangwa mu kubaha kwacu. Aho tujya hose tugomba kujyana na Yesu no guhishura abandi agaciro k'umukiza wacu. Ariko abashaka kurinda idini yabo bakayifungirana mu nzu yabo, babura imigisha yo gukora ibyiza. Binyuze mu bikorwa byo gusabana, ubukristo buhura n'isi. Buri wese wamurikiwe n'umucyo mvajuru agomba kumukurikiza inzira y'abataramenya umucyo w'ubugingo. Tugomba twese kuba abahamya ba Yesu. Imbaraga yo gusabana yejejwe n'ubuntu bwa Kristo igomba gukoresherezwa kugarurira imitima ku Mukiza. Reka isi ibone ko tudahugiye mu byo twishakira, ahubwo ko dushaka ko abandi nabo babona
ku mugisha n'amahirwe twabonye. Reka babone ko idini yacu itatugira abadafite impuhwe cyangwa basaba abandi ibirenze ubushobozi bwabo. Reka abavuga bose ko babonye Kristo bakore nk'uko yakoreraga ngo bafashe abandi. Ntitugomba gutuma ab'isi bagira igitekerezo ko abakristo ari abantu bashavuye, abantu batagira umunezero. Niduhanga amaso Yesu, tuzabona umucunguzi utwitaho kandi tuzakira umucyo uva mu bwiza bw'amaso ye. Aho mu mwuka we yiganje niho amahoro ataha, kandi hazaba n'ibyishimo kuko hari umutuzo no kwizera ko Imana ikomeye. Kristo anezezwa n'abamukurikira iyo berekanye ko nubwo ari abantu b'imico y'Imana, ntabwo ari ibihimbano, ahubwo ni abagabo n'abagore bazima. Imitima yabo imarwa inyota n'ubuntu bw'Imana, igakingura kandi ikakira izuba ryo gukiranuka. Umucyo ubamurikira umurikira abandi mu mirimo irimo urumuri, ifite urukundo rwa Kristo. Abo umuntu afatanya nabo bagira uruhare mu migendere y'ahazaza he. Haba ku bagabo n'abagore, ijambo ry'Imana rirashimangira cyane imbaraga ihindura iba mu kwifatanya n'abandi. Mbega uburyo imbaraga yo kwifatanya n'abantu runaka ari nini cyane ku kwagura intekerezo no gukurikiza imico y'abana n'urubyiruko. Abo bifatanya nabo, amahame bagenderaho ndetse n'imico barema nibyo bizaba igisubizo ku kibazo cyo kuba ingirakamaro kwabo kuri iyi si ndetse no ku hazaza habo. Ubuntu n'amahoro ya Kristo biba kuri wowe none n'iteka ryose. Amen.